Imana ishimwe ko mugarutse mu Rwanda rw'ababyaye. Yes. Kandi ntabwo byikoze, namwe mwabigizemo uruhare. Si icyemezo mwafashe, mwahisemo neza rero. Mu buzima bwanyu muzahita mubibona ko iki ari cyo cyemezo gikomeye mwafashe. U Rwanda mutekereza uko mwarusize ntaho ruhuriye n'urw'uyu munsi. Ntabwo ndi kuvuga imihanda gusa, kuko yo murasanga imihanda ari myiza kurushaho, murasanga iwanyu hari amashanyarazi, murasanga amashuri ari menshi, murasanga ibikorwa remezo ari byinshi. Ariko igikomeye abantu bagomba kwitaho cyane ni imitwe, uburyo abantu bahindutse mu mitwe yacu. Imitekerereze mwasize ntabwo ariyo murasanga, kandi namwe ubwanyu nzi ko muje mwarahindutse. Rero icyatumye muhunga igihugu ntabwo kikiriho mu gihugu cyacu. Nicyo kintu mukwiye kwishimira kurusha ibindi. Yes. Ntabwo kikiriho. Ubundi mwahoraga muzenguruka ukava hamwe ukimukira ahandi uhunga. Ubu rero ntabwo mwimutse muhunga, mwimutse mutaha. Kandi ntabwo muzongera guhunga. Habe na rimwe. Yes. Rero muzabigiramo uruhare ariko namwe. Kuko mu Rwanda, politike y'u Rwanda nta mpamvu n'imwe isigaye mu mategeko y'u Rwanda, mu miyoborere y'u Rwanda, nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu ahunga igihugu cye. Ntayo. Niyo mpamvu rero buri wese agomba kuza yiteguye kubaho mu murongo igihugu cyacu cyatanze, mu mahitamo abanyarwanda bahisemo yo kwirinda amacakubiri cyangwa icyatuma amacakubiri abaho icyo ari cyo cyose. Ukirinda kurebera umugenzi wawe mu moko cyangwa mu karere avukamo, ahubwo ukamubona nk'umunyarwanda. Ntibihagije nk'uko mbabona namwe ariko mumbona. Twese twiyumvemo ubunyarwanda. Niba wiyumvamo ubunyarwanda, ntuzigera wumva ko wahunga u Rwanda cyangwa umugenzi wawe yahunga u Rwanda, kuko u Rwanda rutanga ibikenewe byose kugira ngo umuntu akomeze kumva mu Rwanda ariho heza. Nibyo rero bigiye kubabaho, kandi mwageze mu Rwanda byarangiye. Nubwo Kongo mukibona hariya hirya, ariko mwageze mu Rwanda. Amahirwe yanyerangana n'ay'abasanzwe mu gihugu. Nta tandukano riri hagati yanyu n'abamazemo imyaka yose. Nkaba rero ngira ngo mbasabe, kuko nubwo muje hari abandi basigaye, sibyo? Akenshi mu bo tumaze igihe twakira dukunda kubonamo abagore benshi n'abana benshi. Ariko uyu munsi nishimiye ko iki cyiciro kirimo abagabo benshi kandi bakiri bato n'abasore ndi kubabonamo. Si byiza? Ibi rero turabishima, kuko ahenshi wabonaga bataza. Nk'aba basore ureba bazanye namwe, baracyafite imyaka myinshi yo gutera imbere. Ubu bagiye kuza izi mbaraga bazanye, basanga amahirwe ari mu gihugu, biteza imbere vuba cyane. Namwe rero turabasaba ngo n'abasigaye hanze, uko amatelefone arakora, hano telefone zirakora, no hakurya zirakora, n'ubundi mwavuganaga n'abanyarwanda ndabizi. Rero muze kubaha ubuhamya bwa nyabwo, kuko abantu mumaze imyaka yose muhabwa amakuru atariyo, mugiye no kubyibonera. Bakababwira ko u Rwanda mbese bakarugira rubi, ukagira ngo rwa rundi rwo muri jenoside. Urwo Rwanda ni urwa cya gihe. Uyu munsi turi mu Rwanda ruvuga ubumwe, ruvuga ubudaheranwa, aho buri wese yumva ikibazo cya mugenzi we, aho buri wese afasha mugenzi we kwiteza imbere kurusha kumurebera mu macakubiri. Rero abasigaye hakurya bafite impungenge, ni mwebwe ba mbere muzazibamara, kuko uzamubwira nk'umuntu muziranye, mubwira uti nanjye urabizi ko ntabyemeraga, ariko ubu ngubu narabyemeye. Genda wirebere, hanyuma utanga ubutumwa bukwiye bw'ukuri, abanyarwanda baze dufatanye kubaka igihugu cyacu. Kujya mu mahanga nabwo ni uburenganzira bwawe, ariko ukagenda mu nzira zemewe, ukagenda ufite ibyangombwa, ukagenda ufite icyo ugiye gukora, ukagenda uzi ko uzagaruka. Ibyo natwe turabikora, natwe turagenda, sibyo? Namwe rero nicyo tubifuriza. Uzajye mu mahanga udahunze, ahubwo uzajye mu mahanga utembeye cyangwa ugiye gukorera amafaranga. Ukomeze ugire
n'uburenganzira ku byawe byo mu Rwanda. Hari abanyarwanda bagenzi banyu bagiye bababeshya mutazi impamvu ibyihishe inyuma. Ntimwasize amasambu, umuntu akajya mu isambu yawe akayihinga akiyongeza akaryoherwa, agatangira kumva akwiye kuzakomeza kuyihinga, yarangiza akakubeshya ati nta mahoro dufite. Sibyo? Ntihari abo byabayeho. Abo rero mugiye kubyibonera, noneho mubwire n'aba bandi muti burya bya bindi baratubeshyaga. Kandi isambu yari yawe aba ari yawe, niyo yaba yarayanditsweho birongera bigasubirwamo, isambu yawe ikakwandikwaho. Kimwe mu by'u Rwanda rwateyemo imbere rwakosoye ni ukugira amategeko atarenganya, amategeko yubahirizwa, kuko na mbere yari ariho yanditse gusa ariko adakurikizwa. Uyu munsi rero dufite amategeko yubahirizwa, akurikizwa kandi arengera abanyarwanda. Rero mushire ubwoba, mwizere, mwishimire icyemezo mwafashe. Aba bana bato mutuzaniye, buriya aba bana batoya bagiye kujya ku ishuri bige, mubashyireho imbaraga bige, ntibazabe nkamwe, kuko mwebwe ntago mwagize amahirwe yo kwiga kubera ubuzima mwakuriyemo, kubera ubuzima mwagiyemo. Sibyo? Rero kimwe mu byo waraga umwana wawe nuko guhera uyu munsi uyu mwana wawe umutwara ku ishuri, ukamurinda ikintu cyose cyatuma agwingira, atiga neza, adindira, icyo cyose ukakimurinda. Ubundi nibwo uzasiga wubatse igihugu ubinyujije mu mwana wawe. N'igihe gito abana bawe bakazaba bameze nkanjye kubera ko wabihisemo. Rero mukomeze mubyumve neza gutyo, kandi na leta hari ibyo yateganyije bitari byinshi cyane ariko bibafasha kwinjira muri ubwo buzima ndi kuvuga, kuko nk'umuntu uje bwa mbere urasanga mu rugo iwawe wenda ntabwo wahinze mu Rwanda, ntabwo akazi wari ugafite mu Rwanda, biragufata umwanya wo kubanza kujya mu murongo neza, ukamenya icyo gukora, ugahitamo icyo gukora. Niyo mpamvu leta hari inkunga igutera. Iki kigo kigiye kubakira cya Kijote gicungwa na Minisiteri yitwa Minema, kizabafasha muzagere mu buzima busanzwe neza, n'abayobozi bameze nkanjye nabo bazabakiraho muzajya. Hahandi mwahoze mwita mu Ruhengeri, ni Butare no ku Kibuye, aho hafite ayandi mazina. Hari uturere dushya tw'uyu munsi muzasanga abayobozi babiteguye. Kandi hari n'ikigo gitanga indangamuntu kiri hariya cyohereje abakozi, nacyo kizahita gitangira kubafotora babategurira indangamuntu, ubone noneho icyangombwa ntakuka cy'uko uri umunyarwanda. Muzitwararike indangamuntu. Indangamuntu ko muyihaye amashyi niyo mwari mukumbuye cyane. Nibyo? Nibyo? Noneho nimuze muba abanyarwanda, ahubwo noneho muzasubira hariya muri abanyacyubahiro babubaha. Sibyo? Iyo ndangamuntu rero niyo ishingirwaho ku bintu byose, mwese muzayifate. Niyo n'ubundi uzafatiraho pasiporo cyangwa se pejeri cyangwa inkunga cyangwa kwivuza, ibyo byose bishingira ku ndangamuntu. Mwese rero ndabasaba ko muyifata kuko ni ingenzi cyane. Reka rero nsoreza aha ngaha.